Ebe byiza bakurikira Ubukungu Talks, mwarakoze cyane abagenda bakurikira ibiganiro byacu. Gusa hari inyongezo noneho kuri ibi bya bintu cyangwa se twabanje tubabwira ibintu mbanziriza mbere yuko tujya mu mushinga turimo, hanyuma ejo tubabwira nanone episode ya kabiri tujya mu bintu noneho bya kondisiyo cyangwa se ibyo ugomba kuba ufite kugira ngo dutangire ugomba kwirinda kuri sosiyete. Hari ikintu nabonye twacyita nka bonus track ku byo twavuze ejo. Ni gute wakiga kuvuga hoya? Ibi ngibi ni ingenzi cyane, reka tubijyemo uyu munsi kubera yuko niba utazi guhakana bizakugora cyane cyane muri ubu buzima turimo. Ukeneye igihe kugira ngo ugire ibyo ugeraho mu buzima bwawe, n'igihe cyawe nanone nugishyiramo ibintu byinshi cyane uzabura umwanya wo kubikora. Akenshi niho abantu batangira kuvuga nti bica amasezerano bagiranye n'abantu. Ujye witondera bya bintu, akenshi abahanga baravuze tujye witonda ntugatange isezerano mu gihe wishimye, cyangwa se ngo uhubuke uvuga amagambo yose ubonye mu gihe warakaye. Ibi ngibi ni ingenzi cyane mu buzima, ari nayo mpamvu mu rugendo turimo turi kureba yuko hari icyo twahindura mu buzima bwacu. Mbere yuko tukubwira icyo ukora, ariko ubanze wubaha agaciro k'igihe. Mu buryo bumwe rero bwo kubaha igihe cyawe cyangwa se igihe cyawe ufite, hari kondisiyo ebyiri. Hari no kwiga kuvuga hoya no kwakira hoya nk'igisubizo. Ibi bintu ni ingenzi cyane, kuko niba utazi kuvuga hoya igihe ari ngombwa cyangwa se ngo wakire na hoya nk'igisubizo, murimo murica sosiyete. Kandi iyo sosiyete ubonye abantu mufite iruhande rwawe bameze gutyo, urakitonde cyane. Akenshi ibi bintu biri kuba gute? Usanga abantu rimwe baza bakubwira ati mfite ubukwe uzaboneke, bakabikubwira uyu munsi, ugasanga kubera yuko ubonye ubukwe, n'urugero mu ngubu turi mu kwa kabiri, kuri kurangira, kubera bakubwiye mu kwa gatanu, ukumva urahita ushaka kubivuga, ukahita uvuga uti nta kibazo nzaboneka. Ariko ze mukuri buri uzaboneka. Ujye wibaza ikibazo kimwe, wibaze bibaye ari ejo kuko niba waba wakemera kujya muri bwa bukwe, cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose mu buzima kiri gushaka kuzafata igihe cyawe, cyangwa se ugafata igihe cyawe ukaba uzagikemerera umuntu, cyangwa se ukemerera umuntu kugukorera ikintu. Mwitonde cyane iyo wishe isezerano, hari ukundi kuntu umuntu agusoma. Ahubwo hari systeme nziza cyane niba ibi ngibi utabishobora, kuko abantu benshi dukunda kunezeza abantu pe, kugera naho twemera amasezerano amwe natwe tureba mu buzima bwacu tukabona tutari buyuzuze. Ahubwo hari umuntu mwitwa Ravikant yaramfashije cyane ampa igisubizo. Murabona abantu gukoresha internet, hari ukuntu iyo ukoze login ugiye kuri website iyo ari yo yose bagusaba email yawe, hanyuma bakakohereza bakakubwira ngo uze gukonfirmingirayo yuko ari wowe. Ibi bintu rero no mu buzima busanzwe aravuze tudukeneye gukora icyo bita two factor authentication calendar. Ni ukuvuga ngo Ravikant Naval yavuze yuko bibaye byiza niko byajya bigenda. Umuntu akakubwira ikintu, akakubwira ubukwe, ukabyandika ahantu muri agenda cyangwa se muri notes muri telefone yawe, hanyuma ukaza kureba nyuma y'amasaha 48 ukaba wadesida cyangwa se ukavuga uti birakunda. Noneho bya bindi by'igihe gito, ufata igihe gito utabizi, byaba byiza yuko ubonye yuko bidashoboka uhita uvugira aho hoya. Ibintu byo kuryarya na kudatanga n'igisubizo, kwicira abantu gahunda zabo. Niba uri kumwe nababwire, niba utari kumwe nawe nabwo, kuko ubuzima bwawe n'ubw'amasaha 24 n'ayawe ugomba kuyategeka uko ushaka, cyangwa se bikubyarira inyungu. Kandi n'abantu bumve yuko kuba umuntu akubwiye hoya nta rwango nta n'ibindi, kuko sosiyete yadushyizemo ibintu by'uko ngo kuko umuntu ugukunda ngo gushakira umwanya, ngo iyo umuntu atagukunda ugahita guhakanira. No, ntabwo ibintu byose bigenda gutyo. Ubuzima burakomeye cyane ku buryo none abantu barimo baravuga ngo barashonje, ariko turaza kubireba hasi impamvu ibi bintu ari ingenzi. Kuba umuntu yakakira kuvuga ko kwakira igisubizo hoya nk'igisubizo, no kwakira no kuvuga igisubizo ngo ni hoya, kuba byajya mu buzima bwe. Cyane ndi kubivuga mu myanzuro yose ufite mu buzima bwawe yo gufata, cyane no kugera naho abantu bagukenera, nabyo urabikeneye cyane. Kubera ko abantu ibi bintu bajya babisuzugura, ariko nabonye birimo biricira abantu. Abenshi muri business zabo barahomba kubera yuko bahora batanga igihe cyabo, rimwe na rimwe bagasanga bisha akazi kabo, amasaha bagomba kugerayo ntibagereyo, ku buryo no gutanga communication ngo uvuge yuko uri butinde, ugasanga ni ibintu biri kutubangamira. Ugasanga abantu mu kazi twirwa turwana n'utwo tubazo duto. Dusoza rero tubanze tumenye yuko mu gihe ikintu cyitwa igihe atari ikintu dufite ari kinini.
yewe kuba ufite amasaha 24 uyareba hari igihe ushiduka utamonye ukuntu arangiye. Ryan Holiday we yavuze yuko hari abantu batazi kwita cyane mu kumanaginga cyangwa se kwita ku gihe cyabo, bakunda kurakazwa n'abantu cyane cyane bo bacyubaha cyane bitewe n'uko bazi ko ari igihe gito. Abenshi tujya tubaha urugero, mu gitondo ni amasaha ari amasaha 6 ya mbere guhera hagati ya saa 12 kugeza saa 6, uba ufite imbaraga. Iyo utaye umwanya wayo ukirushya mu bitafite umumaro, nimugoroba hari igihe wumva wananiwe ugiye kuruhuka. Rimwe na rimwe ugasanga umunsi wawe wibajije ikibazo kigira kiti uyu munsi nageze kuki, ushobora gusanga nta kintu na kimwe wakoze. Niyo mpamvu banza umenye ko igihe ufite ari scarce cyangwa se ni gikeya kandi bikenewe gukorwa ni byinshi. Ikindi kintu nanone nasorezaho ni ku mvugo y'umuhanga witwa Seneca. Yaravuze ati ntago ari uko dufite igihe gito kugira ngo tubeho, ahubwo nuko dushiduka twacyangije cyane ku buryo natwe ubwacu dusigara turi mu byo kwicuza. Bityo rero bya bindi byose twavuze, n'ubu utafite ubushobozi bwo kuba wahakana cyangwa kwakira ko hoya nacyo ari igisubizo mu bisubizo bigomba gutangwa. Niyo mpamvu ubuzima bwacu bwangirika, buri gihe tugenda twizeza yego gusa. Wirinde kandi nanone kuzajya wemerera abantu ibintu ngo kubera yuko ubona ari mu mezi 3, umwaka imbere cyangwa imyaka 2, kuko biriya bintu iyo cyo gihe kigeze nibwo ubona yuko ibibazo byabyo ari biri. Niyo mpamvu mujye mukora ya mvugo nababwiye, mujye mukora 2-factor authentication method cyangwa se ya methode cyangwa bwa buryo bw'uko umuntu akubwira ikintu ukacyandika, hanyuma nyuma y'amasaha 28 kuri ba bandi bagira amahirwe yo gupanga gahunda za mu gihe cy'ukwezi, umwaka, gutyo gukomeza ukamwemerera niba byashoboka. Kuko ugiye no kuri kalendari urebe, hari igihe wemerera umuntu akubwiye ari kuwa 5 kandi wenda urugero uri umusilamu uzaba wagiye gusara, ugasanga umuntu ugiye kwemera ibintu uri umudive ubizi ko ku isabato wagiye gusenga, ugasanga igihe bakubwiriye iyo tariki ugasanga ni ku cyumweru kandi wowe waramye yuko uzi ko ari cyo gihe ugirayo. Ibyo byose mu buzima urabikeneye, iga kuvuga hoya igihe biri ngombwa, kandi wakire na hoya ko nawe ari igisubizo ushobora guhabwa. Hari ibintu byinshi bizakemuka. Noneho ubu ngubu dushobora gutangira no kureba noneho izindi nzira nyazo zadufasha mu kugera ku buzima bufite intego. Ciao, shalom na huta.